Imana ishimwe. Uyu munsi rero turasoza amasengesho, turasoza kwiyiriza, ariko amasengesho turakomeza kugeza ku cyumweru, ariko urugendo twatangiye rwo rurakomeza, kuko urugendo rw'imbere ntabwo ruhagarara. Uyu munsi rero ijambo riri butuyobore mu masengesho, ijambo rivuga ngo l'aboutissement de la sanctification. Turaza kureba mu Kinyarwanda, l'aboutissement de la sanctification. L'aboutissement de la sanctification mu Cyongereza ni the ultimate goal of sanctification. Ultimate goal of sanctification. Ultimate ni kuvuga musozo w'ikintu. Amen. Mu Kinyarwanda turavuga duti umusozo w'urugendo rwo kwezwa. Nimba twabivuga gutyo. Nuvuga ngo iyo ntego itugeza he? Kwezwa kutugeza he? C'est ça l'aboutissement. The ultimate goal of sanctification. L'aboutissement de la sanctification. Iyo umuntu atangiye urugendo aba afite azagarukira. Nta muntu atangira urugendo adafite aho azagarukira. Urugendo rwose rufite aho rugana n'aho ruzasorezwa. None urugendo rwo kwezwa rusozwa, iherezo ni irihe? Turaza kubibona mu ijambo ry'Imana. On ne va rien inventer. Iherezo ni irihe? Nimba kwezwa ari urugendo, iherezo y'urwo rugendo ni iyihe? Ni uruhe? Iryo herezo ni irihe? Ibyo nibyo tugira turebe nonaha. Nimba urugendo rutangira mu mutima w'umuntu rwo kwezwa kubw'ubwami bw'Imana, kubw'umwami, none se urwo rugendo ruzasorezwa mu biki? Ni ukuvuga rero kwezwa ntabwo ariyo ntego, ni inzira igana ku kindi. Kwezwa ntabwo ariyo ntego, kuko hari igihe twitiranya intego y'ibintu n'ibyo bintu ubwabyo. Donc la sanctification n'est pas un but en soi. C'est un moyen qui nous amène quelque part, vers quelque chose. Kwezwa ntabwo ari iherezo, ntabwo ari intego. Kwezwa ni inzira itugana ku kindi. Iyo mubimenye. Amen. Nibyo tugira turebe. Ko kuva kuwa mbere turavuga kwezwa. Kuva kuwa mbere ni urugendo rwo kwezwa, none se ruratuganisha he? Mbere ko tuza kureba ibikubiye muri urwo rugendo, tuvuge mbere na mbere le but, the goal, the aim. Intego yo kwezwa ni iyihe? Itujyana muki? Le but de la sanctification, c'est la sainteté. The ultimate goal of sanctification is the holiness, la sainteté. Kwezwa bituganisha mu kwera.
kuko Yesu yitwa uwera, n'amadayimoni yaramubonaga kure ngo turakuzi, turiega Yesu w'Inazareti, turiyehe Yesu w'Inazareti, turakuzi, uruwera wisumba byose. Siko abadayimoni bavugaga. Nimba Yesu ari uwera rero, urugendo rwo kwezwa rutuganisha mu kwera. Mu yandi magambo, gusa na Yesu. Ntabwo byoroshye. Tuvuye mu banyabyaha, araduhamagaye mu banyabyaha, ishusho y'Imana muri twebwe yarangiritse, none adufasha ukuboko nimba twumumvira, agenda atuganisha, aduhindura mu byiciro bitandukanye kugira ngo tuzagere aho dusa nawe. Wabyumvise ibyo? Amen. Donc l'aboutissement de la sanctification dans le contexte chrétien, uvuga ngo urugendo rwo kwezwa mu bukristu et la perfection progressive dans la sainteté. Uvuga ngo ni urugendo intambwe ku yindi, ibyiciro bitandukanye bituganisha mu kwera, visant à devenir de plus en plus semblable à Christ dans tous les aspects de la vie, kugira ngo tugende dushushanywa n'ishusho ya Kristo mu bintu byose bigize ubuzima bwacu. Tous les aspects, all aspects. Iyo nibyo bita urugendo rwo kwezwa. Ressembler à Christ dans tous les aspects de notre vie. C'est un processus continu, ni urugendo rukomeza. Ntabwo Imana izigira irukira hagati, ni wowe warukira hagati. Non pas une réalisation instantanée. Ntabwo uvuga ngo ndejejwe birarangiye. Ntabwo ari byo. Donc, ce n'est pas une réalisation instantanée qui implique une union avec Christ et l'action du Saint-Esprit. Birasaba kuba ufite ubumwe na Kristo, ubusabane na Kristo n'umwuka n'umurimo w'Umwuka Wera, ariwo Bibiliya yise umurimo w'ubuntu bw'Imana muri twe. Ubuntu bw'Imana bwarahishuwe butwigisha bya bindi twabonye muri Tito. Amen. Birasaba ubufatanye na Kristo buri munsi hamwe n'umurimo w'Umwuka Wera muri twe. Kuko iyo dufatanije na Kristo, ni ngombwa Umwuka Wera akora umurimo we. Imana ishimwe. Ibyo twabyumvise? Rero ni process, ni processus. Amen. Ntabwo ari ikintu kirangira ku kanya ngo pa twarangije kwezwa. Ni urugendo. Imana ishimwe. Ni urugendo. Donc cyambere twabonye nuko kwezwa n'urugendo rwo guhindurwa ku munsi ku munsi. Guhindurwa ngo duse na Yesu. Gusa na Yesu ni kuvuga iki? Nuvuga ngo yari uwera. Ni uwera kandi yabonetse mu biraki muntu mu buzima bwo kwera. Yari uwera amagambo muri byose. Donc point ya mbere twabonye ko kwezwa n'urugendo rufite intego yo kuzasorezwa mu kwera, sainteté cyangwa holiness. La sanctification n'est pas un événement unique, mais un processus continu de transformation intérieure qui dure toute la vie.
uvuga ngo kwezwa bizafata igihe cyose uzaba ukiri mu isi. Igihe cyose uzitwa ko uri umwana w'Imana, uri muri Kristo, urwo rugendo ruza rugikomeza. Urugendo rusozwa ariko umuntu yavuye mu mubiri. Urugendo rusozwa ariko umuntu yavuye mu mubiri, ariko bamwe bararushoje. Si ikibazo na? Barabushoje. Urugendo rwo kwezwa rusozwa mu gihe umuntu atarava mu isi. Ntibishoboka. Amen. Donc ça dure toute la vie. Icya kabiri twabonye il faut vivre en union avec Christ. Ukwiye kuba mu buzima bw'ubufatanye na Kristo. Bishoboka bite? Cette union est rendue possible par l'union avec Christ. Elle est rendue possible, ni ukuvuga iriya sanctification, kuriya kwezwa. Bishoboka mu gihe tubaye mu buzima bw'ubumwe na Kristo, ufatanye na Kristo. Elle est rendue possible par l'union avec Christ, par laquelle les croyants participent à sa mort et à sa résurrection. Nuba uko dufatanye na Kristo ku munsi ku munsi, aribyo twize ejo bya bintu bibiri, intimité ya communion, sibyo? Mu bufatanye, icyo gihe hari ikintu gikoreka muri twebwe. Tuba dufatanije n'urupfu rwe n'izuka rye, brisant ainsi le pouvoir du péché dans leur vie. Ubufatanye na Kristo tuba dufatanije nawe mu rupfu n'izuka rye, tugenda twisanga imbaraga z'icyaha kuri twebwe zigenda ziba broken, ziba brisé, ziba bajya brisé niki? Brisé. Nivuga ufatanye na Kristo, ubumwe na Kristo mu buzima buri munsi. Amen. Umwuka wera arabriza ubutware n'imbaraga z'icyaha ku buzima bwacu. Amen. Haleluya. Uwo niwo murimo rero ubufatanye na Kristo. Haleluya. The more we go deeper in our relationship with Christ, the power of sin is broken by that relationship. Plus nous entrons profondément en relation avec Christ, le pouvoir du péché sur nos vies est brisé. Tunapoendelea katika uhusiano na Kristo, kushikamana na Kristo, Roho Mtakatifu anaharibu nguvu za dhambi, anaziharibu. Kuziharibu katika Kiswahili ni kusema kwamba anavunja nguvu zote za dhambi, ameziharibu. Il détruit. Biragoye ururimi n'urundi meaning igenda itakara. Ugiye kuba ufite global understanding kugira ngo umenye the real meaning. Ugiye kuba ufite global understanding. Amen. Hano ndafata Igifaransa, ndafata Icyongereza, ndafata Igiswahili, ndafata Ikinyarwanda, byose wabimixinga rero bikazana isupu nziza. Ushobora kwicara ku meza ukinjoyinga. Ariko nufata ururimi rumwe gusa uratakara. Right? Amen. Icya gatatu, l'action du Saint-Esprit, umurimo w'Umwuka wera mu rugendo rwo kwezwa. Le Saint-Esprit joue un rôle essentiel. On va. Umwuka wera afite umurimo w'ingenzi mu rugendo rwo kwezwa. Amen.
Haleluya. Niyo mpamvu tukwiye kwitonda mu kubana n'Umwuka Wera. Niyo mpamvu Abefeso 4:30 batubwiye ngo ntimugateze agahinda Umwuka Wera w'Imana ubashiriweho kuba ikimenyetso cyo ku munsi wo gucungurwa. So the Holy Spirit plays a vital role in sanctification. Le Saint-Esprit joue un rôle crucial dans la sanctification. Umwuka Wera afite umurimo w'ingenzi mu kwezwa, mu rugendo rwo kwezwa. Twiye kubimenya. Imana ishimwe. The Holy Spirit plays a vital role in sanctification, or in the work of sanctification. Ni kuvuga ngo Umwuka Wera rero niwe agenda akora umurimo muri twe binyuze mu nzira zitandukanye twize, harimo ijambo ry'Imana, harimo no gusenga. Murabyibuka? Amen. Hallelujah. Guiding, convicting, and empowering believers to live a life that reflects God's holiness. Akagenda abayo atuyobora, atwemeza mitima yacu, aduha imbaraga kugira ngo tube mu buzima bugenda bugaragaza ukwera kwa Kristo. Amen. Ukwera kwa Kristo. Donc le Saint-Esprit nous guide, nous fortifie et nous transforme pour que nous ressemblions davantage à Christ. Tugende dushushanywa n'ishusho ya Kristo. Mu buryo amadayimoni natubona natwe kure avuga ngo turabazi mwebwe murabera bisumba byose. Muge abadayimoni bataravuga gutyo turacyari kure, nta kwera baratubonamo. Right? Wabibise? Intego nuko abadayimoni uko babonaga Kristo kure bati turiyega Yesu Nazareti uje kutwica urupfu rubigiye kitaragera, turakuzi uruwera wisumba byose. Mu gihe cyose abadayimoni batakubonamo uko kwera nabo bavuge gutyo, urugendo ruracyari kure. Wabibise? Reka mbaye uhamya. Ari i Bujumbura dukorera Imana mu myaka za 80 hariya, twavaga muri quartier twakwinjira mu yindi, abantu bari mu madayimoni, nigeze no kubabwira hano, abo duhuye nabo, abo avana mu mazu bakavuga aya magambo ndababwira. Turabazi mwebwe, turabazi murabakozi Imana isumba byose. Kugeza amadayimoni avuga cyane cyane nk'amajini, avuga ngo tunajua nyinyi mabalozi, hapana barozi, mabalozi, abaambasaderi. Amadayimoni agahamya ko turi abaambasaderi ba Kristo. Wabibise? Ni kuvuga ngo babonaga iki? Ko rwa rugendo rwo kwezwa, amen, rumaze kugaragaza ukwera. Amen. Ariko kubera ko urugendo rugikomeza, kwera kugenda gukura. Hanyuma si uyu munsi bavandimwe abadayimoni batubonye niko bavuga. Genda atinya kuba bati turabazi mwebwe muri shushanya. Si ikibazo ra? Ariko kubera ko abadayimoni nyine ntawamenye ibyabo, tete Imana irabateka ngo mube mubahishira. Birashoboka. Imana ikababwira ati mube mubahishira gato, wende ejo bazikosora bazihana. Igihe cyose abadayimoni batakubona mu mwuka bavuge ngo turakuzi uruwera wisumba byose, ya biracyari problematique, biracyari ikibazo gikomeye. Mu isi y'umwuka twambaye ubusa abavandimwe. Mu isi y'umwuka nta buryo ajya bukora.
mu isi y'umwuka bakuzi ukomeze imbere y'Imana. Isi y'umwuka ituzengurutse iratuzi neza, iratuzi neza, twambaye ubusa mu isi y'umwuka. Abantu bataramenya Yesu ari we, abadayimoni bamuvugaga. Yanyura hariya ngo turakuzi, ngo Yesu w'i Nazareti uje kutwica urupfu rubi igihe kitaragera. Turakuzi uruwera wisumba byose. Mu mwuka abantu batamuzi bakibaza ngo n'umuyuda nkabo, n'umunyagalilaya nkabo. Natwe mu isi y'umwuka niba tubona ngo turabanyamerika, ngo turabacadiye, ngo turabaki, ekada. Ibyo nibyo muri isi yacu. Batubona mu buryo bw'umwuka buturi. Nimba utari mu rugendo rwo kwezwa barabibona. Nimba utari mu rugendo rwo kwezwa barabibona. Niyo mpamvu ibintu ndababwira twize muri iki cyumweru ni ibintu by'ingenzi. Nta ubundi twasezerera irembo ry'itorero tunagaruke, ko turata umwanya wacu. Mwabizi kuko hari igihe bizatwikururwa, hari igihe umuntu wese azatwikururwa. Il sera révélé au grand jour. Your true nature of your inner being will be revealed one day, openly, imbere y'abamarayika, imbere y'abadayimoni. Rero niyo mpamvu rero ubona abantu ntibaba baziranye by'ukuri, kuko hariho za aspect batazi. Ushobora kubana n'umuntu ariko ntumumenye. Niyo mpamvu tujya dutungurana. Bakubwira kana ati nibyo, ati nyamara nibyo. Kagutungura. Tangaza. Dutekereze ku bugingo bwacu bw'imbere, turebe by'ukuri aho turugejeje. Tufate iminota 5 turakomeza.